umutima ubabarira, icya kabiri uzana mu buzima bwacu, umutima utanga imbabazi, nuko duhabwa gusumbushwa kuva ku Mana. Ijambo gusumbushwa ni ijambo rikoreshwa iyo umuntu yigeze kugira ibintu runaka cyangwa se yigeze kugira kuba yari afite ibintu ariko akisanga mu bihe bya bintu bisa nk'ibishize cyangwa se kubera ibihe runaka yo yaranyuzemo bitandukanye. So muri ibyo bihe umuntu anyuramo, uko ari ukuntu abantu bagenda babona uburyo ugenda uhinduka, utakaza, usuzugurwa, umanuka. Bari basanzwe bakuze uri hejuru, bari basanzwe bakuze uri umuntu upfukamirwa cyangwa se uhabwa icyubahiro cyangwa se uri umuntu wakigwa, uri umuntu wemewe, ariko kubera ibihe unyuzemo, ibihe wisanzemo, utigeze ukora icyaha, utigeze uhemuka cyangwa se witwara nabi, ariko kubera ibihe nk'ibyo byabaye kuri Yobu igitondo kimwe yisanga abantu bose bamuvuyeho, ubutunzi bwamushizeho, abana yapfushije, ibyago byabaye ibyago, yari mu bihe bitoroshye Yobu yarimo aranyuramo, kugeza n'igihe umugore bamubwira ngo ariko watutse iyo Mana ukayivaho, ariko Yobu akomeza ku Mana, yiringira Imana, bagenzi be bamuvaho, bakomeza kumushinja ibyaha atigeze agira. Muri ibyo bihe iyo urimo kubinyuramo, umutima urababara, urakomereka, inshuti zikagukomeretsa, abitwaga ko bari abantu mwagendanaga bakwemeraga batangira kukuvaho, ibibazo bikaba ibibazo mu buzima bwawe. Ariko rero iyo Imana igiye kukwinjiza mu bihe byo gusumbushwa, biragusaba umutima w'imbabazi, biragusaba umutima w'imbabazi. Mu gihe cya 42 murongo wa 10 ngo Yobu asabira imbabazi bagenzi be, ngo maze Uwiteka Imana amushumbusha inshuro 2 ibyo yari atunze. Uva nkubwire wowe umurikira uyu mwanya, Imana irashaka gushumbusha muri bino bihe bisha winjiyemo, ariko ntabwo bizakorohera kwakira gushumbushwa ugifite umutima wo kutababarira. Biragusaba kubabarira. Ari abantu bakubabaje, ari abantu bakugiriye nabi, ari abantu bakuvuze, ari abantu bagutekereje ko utari kubw'ibihe wanyuzemo runaka, ariko Imana iragusaba ngo babohore. Iyo turimo turababohora tubaha imbabazi, Imana itwinjiza mu bihe byo gusumbushwa. Muri bino bihe, nimba wifuza gusumbushwa n'Imana, nimba wifuza gusumbushwa imyaka inzige zakura, nimba wifuza gusumbushwa ubutunzi bwawe bwagiye, nimba wifuza gusumbushwa, umva ngubwire, sinzi ibyo watakaje uko bingana, ariko ijuru ryagiye kubwire iri jambo ngo iki gihe ijuru yikinguye ku buzima bwawe kugira ngo Imana igushumbushe. Ariko bizakunda, ariko nawe ubohoye uriya muntu, mubohore, kuko umutima utababarira urakuboha kandi ukaboha mugenzi wawe. Wowe wiboha kwinjira mu gusumbushwa, uriya nawe ukamuboha kugira ngo nawe niyakire umugisha w'Imana. Imana iravuze ngo umubohore maze winjire mu bihe byo gusumbushwa. Iki nicyo gihe Imana yashinze kugira ngo igushumbushe ibyo wanyuzemo, n'ubyibuke. Imbere ni heza. Imana ibahe umugisha.